Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, tugiye kuba tukababwira bimwe byagiye biranga umukino wahuzaga ikipe ya APR ndetse na ikipe ya Rayon Sports, ariko by'umwihariko turagenda tubabwira na bamwe mu bakunzi ba ikipe ya Rayon Sports icyo bagiye batangaza kuri uyu mukino wabaye ku isaha y'isa 12 bikaza kuba byarangira ikipe ya Rayon Sports bayitsinze ibitego binganyije igitego 1-1 bakitabaza penalty. Umugabo cyangwa se umukomediye bamwita Maître Nzovu mu gahinda gakomeye cyane yavuze ko ikipe ya Rayon Sports rwose bimucanze bigomeze kumucanga, niba zayivaho niba zajya kwifanira ikipe ya APR itanga ibyishimo. Mu gahinda gakomeye kenshi cyane yavuze ko rwose bitari no kumukundira kuba yava ku ikipe ya Rayon Sports. Yavuze ko abakinnyi ba Rayon Sports rwose igomba kuba yabirukana, ikaba yashakisha abandi, ikaba rwose yashaka abandi bakinnyi nko kuri atake bazi kuba bazi icyo bakora mu kibuga batazuyaza imbere y'izamu. Murabizi neza ko hari abakinnyi bagiye barata iburyo bukomeye cyane, byagiye bibabaza abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports. Imyaka 7 rwose iri biranduye ikipe ya Rayon Sports idatsinda na gato ikipe ya APR. Bimeze bite mana yacu nk'umukunzi wa Rayon Sports, ngewe reka uburyo mbabwire uburyo ki mbyumva, ndagira ngo mbabwire nk'abareyo ko rwose ikipe ya Rayon Sports izira abakinnyi b'imbere rwose, nta rutayizamu ifite, nta wataka ifite. Icyo yakora ni ukunyuza mu mweyo igashakisha abandi bakinnyi bazi kuba bakina.